byinshi kuri jye kuko dufitanye amateka n'ubuhamya bukomeye. Icyo dupfana kiruta icy'abantu bazi, kirabarusha ubukuru ntibabasha kukiyumvisha. Zaradusize imiryango iraduta, uraturinda Mana shimwa habwa icyubahiro. Imvura yaraguye imivu iratemba, uraturinda Mana shimwa. umutima. Haleluya. Kandi ijambo ndibika kugira ngo ntazagucumura. Haleluya. Banishimye cyane. Iri jambo Dawidi yari yarabitse ryabashaga gutuma Dawidi atabasha gucumura ku Uwiteka. Avuga ngo iyo nibutse amagambo y'Uwiteka, iyo nibutse ukuntu Uwiteka yanguye mu ishyamba, bituma mbasha gukomera nawe iminsi yambana mibi, ariko bituma mpinduka umunyembaraga mu gihe ndi.
za mbaraga zose zandwanyaga, izo satani yahagurukije ikuzimu zikagaragara hanze hano ku isi zikaboneka, wasirimbatiye Golgotha Yesu ndabyibutse, nibutse izo waribatiye muri Sehashika bansigisha ko ntazigera mbyara ngahinduka umubyeyi, kandi muri ibyo bitaro ni naho nabyariye ibitsina byombi. Ubu nta bubasha, haleluya, amen. Zambaraga se wambwiraga ko nazarongorwa, noneho ubu nkaba n'umugore ntacyo zikivuze, Mana ndazibutse nta bubasha zigifite. Zambaraga zatubwiye yuko tutazaba abantu, none tukaba twicaranye n'abatambyi, abami n'ibikomangoma, tukaba mu iteraniro ry'abera. Ubu nta bubasha zigifite, haleluya. Zambaraga zose zandwanyaga, ubu nta bubasha zigifite. Ndakwibutse Yesu we, ni mu iteraniro ritoya abantu bashobora guca amazi bakagira ngo ni imikino, nge sinabikora. Nzakuvuga neza nshingiye ko utigeze utsiga njyenyine, ni wowe gusa nasanganye urukundo rudashobora guhinduka. Yesu we, ni wowe gusa nasanganye neza, imvugo ivuga rimwe ugasubira kujya kubihamya, kandi ntuhinduke ku mvugo yawe. Umuntu mwavuganye ashobora kugucika, ariko wowe ntiwamucika, ntiwamuyoba, ugenda kuko udashoboye gukora ibyo mwavuganye. Uzasohoza amasezerano yose Mana, amen, amen. Uzayasohoza. 2007 ndi umukobwa udafite icyerekezo, umukene cyane, umuzunguzayi mu muhanda. Haleluya, ndakwibutse nibwo wambwiye uti mwana wanjye uhumure, uzabyara ibitsina byombi. Ni Korodi Cyangugu mu Burunga wabimpanuriye, nirebye nsanga nta n'uwandambagiza icyo gihe, ariko wari ubizi neza ko nzagerwaho. Nkambara urukweto rwiza, umwenda mwiza, ngaca ibintu mu mujyi wa Kigali, bagashakiraho modeli nshyashya, nkabegukwa ndaharagwa. Ndakumva Pasiteri Alex arabyibutse, ndakumva we ndaharagwa, ndakumva we ndarambagizwa, biracika birayoba, ariko Yesu we amina. Nzajya mvuga Imana neza, Satani arashatse abagiye nta kimenyetso njye ntunga mu buzima. Ndabyibutse, ariko Yesu amaze kunkingira, Satani aranyataka ati kubyara byo ntiwabibona, ariko ubuzima bacyomoro. Uwiteka n'uwera, niko bivuga, niko bivuga, azasohoza ibyo yavuganye nawe. Uwiteka we, ndakwibutse mu masezerano yose, ntabyo ujya usiga inyuma. Uyu mugabo Yesu niwe bavuganye nawe, nawe wibuka aho yagukuye sha, ubu urasokoza bikemera, urambara ukujyanisha bikemera, iwacu ntibyari kuzakuza. Gabi we, turaririmba bikemera, iki nacyo ni igitangaza. Bose turayobora bikemera, natwe turaterana bikemera, abantu bose bagahamagarwa nawe izina ryawe bakaguhamagara batuzaze muri hoteli utangiro bikemera. Imiryango yacu kera twari twaravumwe, abandi bakatuvuga uko bashaka, none biremeye.
warakimpaye ndabibona n'uyu munsi ndakigendana mana nzakuvuga neza imvugo y'Imana ndagira ngo mbamare intimba bene data irasohora byanze bikunze ibyo Imana mwavuganye mubitegereze byose kuza ko bizasohora wowe ntuzayicike gusa kuko dufite abantu yavuganye nabo bakayicikira mu kabari bakayikwepera mu bandi bagore mu bandi bagabo mu bishubaziko runaka runaya hahandi mu kabari aho muba ni hehe mugaruke tuve mu nzu y'Imana amasezerano y'Imana azasohora ibyo yavuganye natwe biraje bisohore byanze bikunze bizaba byanze bikunze bizasohora byanze bikunze bizasohora nimuhumure mukomere imitima yanyu ituze abafite amarira muyahagarike Imana ibasohore mu mbyino z'abanezerewe kuko Imana yacu izasohoza ibyo yavuganye natwe ushobora kuba nonaha ufite abakomerezi bakubariye iminsi ku ntoki sibwo uyitangiye sinayo yonyine bakubariye muhumure amasezerano y'Imana abashumba azasohora haleluya niba ushobora gutera haleluya tukavuga tutamena ayo nayo niyo yasohoye niba ushobora kubura iwawe ukumva umwana aravuga ati mama papa humura nayo yarasohoye ibiguteye ubwoba ntubitinye Uwiteka azasohoza ibyo yavuganye nawe umutima wawe utuze azasohoza ibyo yavuganye nawe haleluya kandi bahanuye nubwo umuhanuzi ahari ibyo Imana impaye ndabibabwiye amen Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Tukiri mu kanya ko kuramya Imana no kuyihimbaza ariko imitima yacu iguwe neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh haleluya. Amen. Imitima yacu iguwe neza kandi dukomeje kunezerwa Imana. Mana ishimwe. Amen. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomeje n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi yose isi n'ibizavaho haleluya ijuru rikabaho wizera azabona ayo masezerano. Isi yose isi n'ibizavaho ijuru rikabaho wizera azabona ayo masezerano. Isi yose isi n'ibizavaho ijuru naryo ijuru rikabaho uwizera azabona ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugeranya n'ubwato mu mazi tunyura mu irimwa makuba ariko umukiza
Dufita
n'umukiza wacu Yesu n'umukiza wacu ufite amahoro ayandi makuba tuzagira ukundi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, haleluya, amina, ufite imbaraga. Nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, ariko natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Haleluya, haleluya. Reka mbabwira, iyo abantu bari ku nkombe y'uruzi, iyo abantu begereye ku nkombe y'uruzi, baba bari gukurura amabiri y'uruzi. Haleluya, nubwo umuyaga ufite imbaraga, ariko twegereye ku nkombe y'uruzi. Haleluya, kadatani mu ishuri iyo tuzagerayo, 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 kadatani mu ishuri iyo tuzagerayo. Imana ibaha umugisha. Reka dusome magambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'Abacamanza ibice byaho 7, ibice byaho 7 ku murongo waho wa 5. Rero ku murongo w'9 dusome ku murongo w'9, Abacamanza 5:9. Bibiliya iravuze ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka arababwira ati haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo
kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, wumve ibyo bavuga, uhereko ugire imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura. Bageze mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero, Amamidiyani n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika, bingana n'umusenyi wo ku ngo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona irobe rya Sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana iduhana umugisha. Haleluya, amen. Dushimiye Imana yose w'umwami wacu Yesu Kristo idushoboje kubana, ko umuririmbyi yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo be kugwa mu byaha, ahubwo babone amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero muri uyu mwanya mu masaha y'isaa 9, muri uyu masaha ya nimugoroba, tugize umugisha wo guteranira hano. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo umwanya muto cyane ku nkuru z'uyu mugabo witwa Gideyoni. Gideyoni mwene Yowasi, Imana ifata nk'umuntu w'umunyembaraga. Cyari igihe giteye ubwoba ubw'Abamaleki n'Abamidiyani bari bamereye Abisiraheli nabi. Barabarwanyaga kandi bari abanyamaboko, bari abanyembaraga. Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe Gideyoni agize umugisha wo kurokora ingano Abamaleki n'Abamidiyani batari babibye, batari babasaruye, ngo azifite ari wari kuzisekurira munsi y'igiti cy'umwera. Muri make yari yazihisha ahantu hihishe cyane. Kandi Gideyoni we kuko kwa Yowasi bibonaga nk'umuryango uciriritse, ariko Imana yo ibabona nk'umunyembaraga. Haleluya, amen. Gideyoni arangije mu gihe ari gusekura izo ngano, aravuga ati, igihe Abamidiyani batugiririye nabi kirahagije, igihe Abamidiyani badusuzuguriye batwara ingano zacu nacyo kirahagije. Ariko aravuga ngo noneho reka ndebe ko n'izi nazirokora. Mu gihe ari wari gusekura ingano, nibwo ijwi ry'Imana ryasanze Gideyoni. Haleluya. Rikimusanga riramuhamagara, rimubwira ko ari umunyembaraga. Gideyoni arisuzugura. Gideyoni avuga ko bitashoboka. Aravuga ngo iwacu kwa Yowasi nta muntu ukomeye wigeze avukayo. Iwacu kwa Yowasi turi abantu bo mu muryango uciriritse, turi abantu bo hasi cyane ku buryo bitashoboka ko ijwi risuye ryavuga ko ndi umunyembaraga. Gideyoni arangije avuga ijambo rikomeye ngo mbese njyewe wahahandi nawe uzi byakunda. Ndagira ngo ngutangarize ngo hamwe wiyizi ko bitakunda, Imana izi ko byashoboka. Yesu ashimwe cyane. Imana izi ko byashoboka. Nubwo wowe wumva ko bitashoboka muri kamere yawe, wumva bitashoboka, ariko muri kamere y'Imana byashoboka. Haleluya, haleluya. Muri kamere y'Imana birashoboka. Dawidi yavuze iki? Dawidi yaranditse aravuga ngo birashoboka ko umuntu
yarara arira nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Bivuze ngo birashoboka ko nonaha amateka yawe yaba ari mabi, ariko mu wundi mwaka Imana igahindura amateka yawe. Yesu ashimwe cyane. Rero birashoboka ko waba uri mu gihe cyo kubabazwa, cy'imibabaro, cy'intambara, cy'ibigeragezo, ariko Imana igufite nk'umunyembaraga. Haleluya. Dawidi yanditse ijambo ryiza aravuga ngo Uwiteka nabikiye ijambo ryawe mu mutima. Haleluya. Kandi iri jambo ndibika kugira ngo ntazagucumura. Haleluya. Banishimye cyane. Iri jambo Dawidi yari yarabitse ryabashaga gutuma Dawidi atabasha gucumura ku Uwiteka. Avuga ngo iyo nibutse amagambo y'Uwiteka, iyo nibutse ukuntu Uwiteka yankuye mu ishyamba, bituma mbasha gukomera nawe iminsi yambana mibi, ariko bituma mpinduka umunyembaraga mu gihe ndi. Banishimye cyane. Birashoboka ko none amateka yaba ari mabi, ariko Imana ifite umugambi wo kuyahindura, kuko muri kamere y'Imana habamo guhindura amateka. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko itangira ryawe ryabaye rito, ariko Imana ifite ko itangira ryawe rizaguka. Imana ishimwe cyane. Cyangwa dusomye Bibiliya ivuze iki? Yavuze ngo Imana itoranyiriza Gideyoni, bivuze ngo yasize impamvu nyinshi imbere y'Imana. Njyewe sinabishobora, njyewe sinabivamo. Niko umugabo witwa Mose muhagurukije Musanze yaragiye intama za Sebukwe, afite inkoni, iramubwira ngo nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye gukiza Abisiraheli, nzabakura muri Egiputa ngukoresheje. Ndagira ngo nkubwire ngo ujye ukora mu gihe cyawe, kuko mu gihe cyawe Imana izakugirira neza. Haleluya. Amen. Mose ageze amaze kumvira ijwi, aravuga ngo ntabwo byashoboka. Abwira Imana ijambo rikomeye, aravuga ngo n'ubusanzwe njyewe sinzi kuvuga, ariko muri ibi byatubwiye neza. Haleluya. Aravuga ngo nubwo utazi gushoboka kandi ukaba utazi n'umuhanga, hamya gusa ko Yesu ababara. Icyo gihe kirahagije. Haleluya. Hamya gusa ko Yesu ababara. Haleluya. Amen. Mose arangije aramubwira ngo rero nubwo wabuzanye impamvu z'uko utazi no kuvuga, ariko burya hari umuntu witwa Aroni, ati kandi burya Aroni byose arabishoboye. Wowe uzagendana nawe, uzajya uvuga ibyo Farawo atazasobanukirwa, Aroni azajya abisobanura. Mose aragenda asiga umukumbi wa Yetiro, arirukanka akigera kwa Farawo. Mwisiraheli bamuteye imboni ya mbere, asanga umunsi umwe yasanze Abisirayeli bari kurwana, arangije ngo arabakangara, arababwira ati muri gupfa iki? Kera hari abana twiga muri segonderi, baturukaga za Kibayano bita za Gisovu, bajyaga barwana. Bamara kurwana, umwe akabwira mugenzi we ati none se sha ubu koko kuzi ko duturuka hamwe, none twajya kubakiranura? Umwe akabwira mugenzi we ati ubu iwacu nibumva ko twarwaniye ku icumbi, nikuzi ko iwacu batwereje twese tuje kwiga, nibumva ko twarwaniye mu kiraro. Rero abantu biriya ukuntu babivugaga, twe tukumva ni ibintu tutabasha no gusobanukirwa. Nibumva ko twarwaniye mu kiraro bizagenda gute? Mose akirangiza ageze yasanga Abisirayeli babiri barwana, arabakangara, aravuga ati ntabwo muzi ko muri abavandimwe, ubundi bwo murarwana muke? Abisirayeli barangije baramubwira ati ariko se Mose we, ubundi bwuribuka ko wavuye kwa Farawo ukoze agatendo gakomeye, uragira ngo amakuru y'uko wishe Umunyegiputa ntabwo azwi? Mose arangije aravuga ati karabaye, kumbi ya makuru y'uko wishe Umunyegiputa nkamutaba mu musenyi, aya makuru yaramenyekanye. Avuga ati ndabigenza gute? Aravuga ati nukomeza kuzana byinshi turabisobanurira Farawo. Mose arabihorera, ariko arabakiranura, akora umurimo yagombaga gukora. Reka mbabwire, umuntu w'umunyembaraga Imana iramutegura, kandi Imana igutegura kera mu gihe wumva ko utabashije, Imana ikagushoboza. Yesu ashimwe cyane. Arangije uyu mugabo witwa Mose agezeyo, akigera imbere ya Farawo yari afite inkoni, arambitse inkoni hasi, iza kuza kugera igihe ihinduka inzoka.
Farawo aramubwira ati ariko sha we wakana we wirengagije ko warerewe hano, none iyo nkoni yawe uzanye wirengagije abapfumu ufite hano mu iwanjye. Ngo Farawo asohora abapfumu n'abacumyi n'abakonikoni ngo basohokane inkoni, ngo nabo bazirambika hasi. Bakizirambika hasi bihinduka nazo zihinduka iki? Inzoka. Ngo ariko ya nzoka ya Mose, haleluya, ngo izamukira guhita kwirya za nzoka z'abapfumu n'abakonikoni bo muri Egiputa. Imana ibwira Mose ngo nafate yawe, ngo yawe narongera arayifata. Byasobanuraga ko Mose imbaraga z'Abanyegiputa zose z'abapfumu n'abakonikoni n'abacumyi bose ahise bazifatanya. Bisobanura ngo nta kintu bari buzatware Mose, icyo Farawo yari buzakore kuri Mose ntacyo cyari kuzatwara. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo witwa Gideyoni aravuga ngo nabigenza gute, byagenda gute ko njyewe Gideyoni w'umunyantege nke mu muryango uciriritse bitashoboka? Reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo ibintu udashoboye Imana irabishoboye. Kandi ibyo udashoboye Imana usenga, Imana wakurikiye, Imana itajya uko igira, izaguteramo umwete, iguteremo ishyaka kugira ngo ubashe kubishobora, kuko wowe ntabwo wakwishoboza. Gideyoni Imana imuhagurutsa kugira ngo ajye kurwanya Abamaleki n'Abamidiyani. Bibiliya iratubwiye ngo nuko bakimanuka iramubwira ngo none reba umugaragu wawe witwa Pura, uyu Pura abe ari we muzagendana. Baramanuka ngo bageze mu rugerero rwabo, ngo akimara kwamanuka ngo agere inyuma y'amahema yabo, ngo akigera inyuma y'ihema ngo yumva Abamidiyani bariho bararotorerana inzozi. Inzozi barotoreranaga zavugaga iki? Ababwira ijoro nayo si inzozi. Ayiwe, uziko n'abantu bacu bajya barota. None ngo barose inzozi, ngo abona ngo irobe ry'umutsima wa sayiri ngo rimanuka rigenda ryibirangura ngo ribwire ihema bari bicaye. Arangije aramubwira ati turabigenza gute ko ari wa munyembaraga Imana ihamagaye wo mu Bisirayeli witwa Gideyoni? Haleluya. Ariko barangije baravuga ati nta kundi kuntu turi bubigenze. Gideyoni na Pura ngo bumviraga hafi iyerekwa abapagani baraye bagize. Ngo barangije bahagurutswa no kubatera, ngo babatera ngo iryo joro ngo bagirute ngo basenya amahema, basenya amahema menshi cyane y'Abamidiyani. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Narinze kukubwira ijambo rivuga ngo ibintu udashoboye Imana izagushoboza. Wowe ntabwo wabishobora, we ntiwanabyiviramo rwose, dushingiye ku ntege nke zawe, dushingiye uko wimereye, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Haleluya, haleluya. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ukuri iyaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Yesu ashimwe cyane. Kandi reka nkubwire, nonaha Abamidiyani bareberaga uyu mugabo witwa Gideyoni mu isura y'ubushobozi bukeya bw'iwabo, n'ukuntu bananiwe, n'ukuntu batanazwa, ari umuryango uciriritse. Ntabwo bari bazi ko ubutabazi bwazavayo. Ariko iyo mu ijuru ishobora byose idutangarije itangazo rivuga ngo ibintu twebwe tudashoboye Imana izabidushoboza. Haleluya. Hari ikintu ngiye kubasaba, mwebwe nimureke twemerere Imana. Ubwira Imana ngo njyewe ndi umuhungu wawe, njyewe ndi umukobwa wawe, icyo ngusabye njyewe sinshoboye, ariko njyewe uzashoboza. Haleluya, haleluya. Bivuze ko Imana nigushoboza uzakora ibyo abantu bene wanyu batakoze, maze uhinduke ikirangirire. Gideyoni yaripfobyaga. Mpaguruke dusenge Imana, mpaguruke dusenge Imana. Hari ibyo utarushoboye ariko Imana yagushoboza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, amen. Reka none twakire Pasiteri adusengera Imana, Alexis atubwirira Imana idushoboze twebwe aho tutashoboza. Muri uyu murimo Imana izadushoboza, nubwo tugaragara nk'abanyantege nke ariko Imana izadushoboza. Karibu umushumba ni mudusengera Imana. Haleluya. Turanezerewe mu mitima. Yego. Haleluya. Nibyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye amagambo meza uzadushoboza, tugiye kuzadushoboza, uzaduha ikimenyetso
nibyo tugeze mu rugerero tugezeyo dusanze nawe waratubanjirijeyo. Turagushimiye, tugushimiye ko tumenye amakuru yo mu rugerero, tumenye ko wagezeyo mbere y'uko tugerayo, kandi tumenye ko amakuru ari meza. Watangije umurimo mwiza ni nawe uzawusoza rwose. Aho abantu bananiriwe wowe ntujya unanirwa. Tugushimiye ko ibyo abantu banyuramo, ibyo abantu bacamo bidakuraho umugambi wawe, ntabwo bikuraho icyo wagambiriye. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe nirishimwe. Turanezerewe muri uyu mwanya, komeza ubane natwe, kandi ijambo ryawe nirigira ububasha muri twe. Amatwi yacu niyumve icyo Imana ivuga, mu izina rya Yesu, amen. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Imvura yaraguye, imivu iratemba, ibyatembana ubuzima bwacu. Imvura yaraguye, imivu iratemba, ibyatembana ubuzima bwacu. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Ibibazo byaraje, intambara ziraza, uraturinda Mana, habwa icyubahiro. Inshuti zaradusize, imiryango iraduta, uraturinda Mana, shimwa, habwa icyubahiro. Imvura yaraguye, imivu iratemba, uraturinda Mana, shimwa. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko. Watubereye ubwugamo, watubereye ubwugamo Yesu. Haleluya. amina Intimba ko mbona nawe umwitayeho, abantu bamwima amaso. Ku mubiri wawe inguma, umusatsi watoze ikime, mu maso he ko hononekaye, nta gikundiro afite. Oya sinamubahisha, n'inshuti yegeye bugufi, inshuti yakadasohoka, umwana w'Imana Yesu. Izo nguma mumubonana, izo nkovu n'imibyimba, yabigize nshakashaka wacungure. Oya sinamubahisha, n'inshuti yegeye bugufi, inshuti yakadasohoka, umwana w'Imana Yesu. Izo nguma mumubonana, izo nkovu n'imibyimba, yabigize nshakashaka wacungure. Nibareke imbabazi zawe zibe nyinshi kuri jye, kuko dufitanye amateka n'ubuhamya bukomeye. Icyo dupfana kiruta icyo abantu bazi, kirabarusha ubukuru, ntibabasha kukiyumvisha. Nibareke imbabazi zawe zibe nyinshi kuri jye, kuko dufitanye amateka n'ubuhamya bukomeye. Icyo dupfana kiruta icyo abantu bazi, kirabarusha ubukuru, ntibabasha kukiyumvisha. Icyo yankundiye njye ntabwo nyizi pe, nta nubwo nzi icyo yarebyeho
ngo ancungure, nicyo gituma iyo satani ashatse kumutora, icyadupfana Yesu we kigutera kundokora. Icyo yankundiye njye ntabwo nkizi pe, na nubwo nzi icyo yareteho ngo ancungure, nicyo gituma iyo satani ashatse kumutora, icyo dupfana Yesu we kigutera kundokora. Oya sinamubahisha n'inshuti yagera bugufi, inshuti yakadasohoka, umwana w'Imana Yesu. Izo nguma mumubonana, izo nkovu n'imibyimba yabigize nshakashaka ngo acungure, izo nguma mumubonana, izo nkovu n'imibyimba yabigize nshakashaka ngo acungure. Uwo niwe wiyimye ikuzo ryo gushusha nkwanga Imana, niwe w'umunyacyubahiro wihinduye insuzugurwa, nubwo yari umwami w'abami ntiyavutse kwa Herode, nubwo yari umutambyi mukuru ntiyavutse kwa Kayafa, ko ari kuzahurira hese ko ntatata avuka ibwami, ko ari kuzahurira hese ko navuka mu batambyi. Uwo niwe wiyimye ikuzo ryo gushusha nkwanga Imana, niwe w'umunyacyubahiro wihinduye insuzugurwa, nubwo yari umwami w'abami ntiyavutse kwa Herode, nubwo yari umutambyi mukuru ntiyavutse kwa Kayafa, ko ari kuzahurira hese ko ntatata avuka ibwami, ko ari kuzahurira hese ko navuka mu batambyi, ko ari kuzahurira hese ko ntatata avuka ibwami, ko ari kuzahurira hese ko navuka mu batambyi, ko ari kuzahurira hese ko ntatata avuka ibwami, ko ari kuzahurira hese ko navuka mu batambyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Igihe mfashwa nkumva nataha. Twari kuzahurira he? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka mbere ya byose tubanze tubakire. Yewe nitwa Pasiteri Sindayiga Alex, ninjye umuyobozi w'iri tsinda cyangwa se vizioneri waryo. Ndashimira Imana ko yashimye kuduhuza tungana gutya n'abandi badukurikiye tutari kumwe. Imana ibishimire. Reka banze nakire komite, ndaza kwakira perezida kwigira hino abasuhuze, yitwa Karisti Muganwa, hanyuma abasuhuze. Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana nabane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana imumugisha, umugabo w'intwari, n'umugabo Imana yashimye ko akora uyu murimo muri iki gihe. Turi kumwe Vice Perezida aba muri Suwede, ntabwo yaje ariko nibwira ko adukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niba ari hafi y'abasuhuza, yitwa Kanzayire. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen. Umugore w'intwari. Imana imumugisha cyane. Turi kumwe na sekreteri Nigire hino, avuye mu Buruseli, yitwa Marie Evangeliste. Abashuje mu izina rya Yesu.
amen. Niwe dukunda kwita de Bruxelles. Ni Marie Evangeliste, turamwishimiye, Imana imumugisha. Turi kumwe na DAF, yitwa Indatwa Jean Dodier, niba ari hafi na basuhuze. Uyu munsi ntabwo yavuze ngo dukanda akanyenyeri. Imana imumugisha. Turi kumwe na Sociale, uretse ko anayoboye umutwe w'abaramyi, yitwa Lucky, abasuhuze. Amina. Igira hino shosho. Hanyuma arakurikirwa na mwene data Gabi, niwe na washinzwe adoration, nawe araza kuza hariya hirya. Yego. Haleluya. Amen. Nitwa Rakiyeza kuzwe ndi umugabo ushima Imana. Uye Kicukiro niboye. Yesu aduhana umugisha. Ndi social abana n'umuyobozi w'abaramyi. Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana cyane. Kandi Lucky ni ibyishimo byacu iyo turi kumwe, twumva umutima wacu unezerewe. Iyo ataraza usanga barimo basa ngo rakariye. Imana imumugisha cyane. Turi kumwe na Gabi. Akayobora departement y'abasore y'urubyiruko yose, ko dufitemo amadepartement. Imana imumugisha nayo turamwakiriye. Hanyuma mu bandi bakomite bari hano, abandi ni mama Ernestine ntabwo abino, nawe aba North Dakota, ni muri Amerika, washinzwe departement y'abamama. Hanyuma sinzi ko ari online nayo ngo abe yadusuhuza, nabonye nawe nabonyeho. Yego, Imana ibahe umugisha, turabakiriye rero. Iyo ni komite, dufite abandi bantu, mwese muri abantu ba bugufi. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, twagize umugisha, turi kumwe n'uriya mushumba, n'umushumba Imana yaduhaye, kandi numva yamuduhaye burundu. Sengera muri Zayoni nabibwire, hanyuma dukomeze. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira Imana ko muri iri teraniro. Sinzi niba hari abantu byabayeho, nabanje ndaza njya hejuru. Rero ibyo nabonyeyo Imana, niba ushaka kubimenya uzamuka ujye hejuru ahantu hari nuza swimming pool. Nageze nsanga ururimi rwawo nsanga ntaruzi kabisa. Ninjiye hano rero nsanga ururimi numva yishimye cyane. Nitwa Ntayomba Bosco. Nkeka ko hano hari umuntu utanzi gakwere nazo ndeba. Ndi umushumba muri Zion, ariko kuva 2009 neguciye muri mission ni ivuga ubutumwa rijyana ubutumwa ku bantu bataramenya ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nambaye uko nambaye. Iwacu aho nkorera turavuga ngo assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So twebwe rero dukorera umurimo w'Imana, turagerageza kubwira itorero ngo hari contract dufitanye n'Imana. Imana yaduhaye agakiza, iduha inshingano yo kukajyana. Abantu bazi amategeko y'umurimo rero murabizi ko ibyo twita obligation, umukoresha wawe agira uruhare rwe bw'ibyo agomba gusohoza, ariko nawe ugomba kugira uruhare rw'ibyo ugomba gusohoza. So akazi kacu nako dukora, twibanda cyane ku gutegura abakozi bakora ibyo twita cross cultural missions, tutwara ubutumwa bwiza mu muco utari wawe. Nishimiye kubana namwe rero. Amen.
nicyo cyatumye nicara nkatinda nkagira kugira ngo nkurikirane ndebe aba bantu ibiharamagara gutya baje Imana rero aho umugisha nafashijwe nitwa Ntagwa Bosco umugore umwe n'abana bane n'abuzukuru abuzukuru hari nasata kwa pastor barike basaga turamwakiriye n'amashyi menshi kandi tumuhaye ikaze muri uyu muryango. Nyuma yo kwakira no mu yego arakoze yararitswe na Magi bani mu mugisha. Hanyuma dufite abakomite bandi bashinzwe evangelization harimo mama pasiteri Beata nawe ntabwo aba mu Rwanda ariko ari muri departement ishinzwe ivugabutumwa akoranamo na Reverend Pastor Gatera. Reka ku murongo abasuhuze. Ndabona wenda atari hafi, reka twakire uwo bafatanya Reverend Gatera Emmanuel. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amen, amen, amen. Turasoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Yesu ahimbaze. Yego. Yesu agumugisha cyane mushumba, turakwishimiye abandi bakomite. Ndumva turabakiriye bose, reka no kugenda mvuga umwe amasaha yagiye, amazi yatembye ageze kure. Ariko kandi Imana yaduhamagariye gusenga, twitwa gusenga tous jours, iryo zina ryacu, gusenga buri munsi. Gusenga rero twabigize ubuzima, twabigize imibereho, mu gusenga hajyazamo kwiriza ubusa, uretse ko uyu munsi ariko nabyo birasa no kwiriza ubusa kuko tugiye kuyasoza. Turi kumwe ni inshuti nyinshi, hari abavuye Ngororero, hari abavuye Karongi, hari abavuye mu mujyi wa Kigali, hari abavuye ahantu hatandukanye. Reka twakire iriya timu iri hariya baze gutera hariya badusuze. Igiye kwakira ku matabure bajye batera hariya badusuze gusa, sibyo? Iriya timu irimo ba Lise, ba Cecile, ba Cogoza. Ntabwo twatinze. Nta kibazo. Ngaho kaduhere kwa Lise hariya. Amen. Te mujyi wa Kigali. Yes. Cecile Imana umugisha cyane, yatwaranye n'abandi batwaranye ariko yagerageje cyane. Amen. Yesu umugisha cyane, twageze hariya. Yesu umugisha cyane. Yesu ashimwe cyane kwini. Twagiye hariya hirya. Amen. Solange Imana umugisha. Amen. Ni madamu we. Amen. Imana umugisha cyane. Haleluya. Amen. Uturuka mu Ngororero banze. Kristi ni wowe. Yesu umugisha cyane. Amen. Amen. Gatsinzi neza. Gatsinzi Imana umugisha Kamonyi ku Rugogwe. Amen. Imana umugisha abantu. Amen. Akaba ari madamu wa Dafu.
afuye urubafu pe Imana imuhe umugisha yaraye yigabye mwongere mu mukomera amashyi yigabye yaje nimugoroba Imana imuhe umugisha amen John muramwibuka za ndirimbo ze Imana iguhe umugisha cyane turakwishimiye amen Idrissa Imana imuhe umugisha dukunda kumumenyeraho iyo ageze kuri Pawulo avuga ngo ejo bundi ngo Pawulo twagiye ari hirya amen Jacques Imana iguhe umugisha na mugabo nawe yagenze urugendo rukomeye amen nari yaturutse Kirehe umushimire n'ukuri yatwaraye Sifa kuremo marinete tumurebe neza abasuhuze amen Mama Pasiteri Imana imuhe umugisha turamwishimiye cyane amen Yesu aguhe umugisha cyane amen turamwishimiye Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amazina ni Rabbi Jean Bosco. Naturutse mu Muhanga, ndi mani Imana. Jean Bosco Imana imuhe umugisha bamuzi ku ndirimbo ivuga ngo umwara zasa. umwara zasanga igitero cya mbere Umwara zasanga. Umwara zasanga. Umwara zasanga. Azabyara umwana zitwa Asaha umurengezi wabiyisi urakoze amen Haleluya! amen ni Bosco iradukunda Imana imuhe umugisha cyane ayiwe ni munyemere duhuze ibiganza dukomere Imana turabakiriye mwese mwiyumve mikaze uyu ni umunsi wa mbere duhuye twari twarawusabye Imana Imana izaduha umunsi w'umuhuro turashimira Imana ko iduhaye umunsi wo guhura Amen. nubwo hari abandi bari mu bindi bihugu ariko turahuye imbona nkubona hari abaje nyuma mbura uko mbahobera ariko muri ku mutima wanjye Imana ibahe umugisha cyane uyu munsi ni umunsi wo guhura nk'uko twabivuze ni gusenga turejuru niko twitwa gusenga turejuru every day every time igihe cyose twumva ubuzima ari ugusenga hari umuririmbyi wavuze ngo ntawe usenga akina kandi hari aho yasoreje aravuga ngo umuntu usenga ntukamwishinge ngo burya agenda afite icyo yokeje ushobora kumubona none akennye amafaranga wari ko ejo bugacya baramabarana gusenga n'ubuzima rero turashimye Imana ko yaduhaye uyu mwanya impamvu zatumye gurupe ibaho ntabwo ndi buzinjiremo cyane ariko imwe muri zo ni ugusenga
gusenga kandi duhuje umutima tubohotse. Muririmbyi yaravuze ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Twifuza gusenga imitima ituje kandi duhuje umutima. Nicyo muri izo mpamvu nizo zatumye duhura, ukabona umwe araje, ukabona undi araje, ukabona undi araje, nuko twumvaga gusenga muri ubu buryo bitunejeje. Dusenga dukoresheje ikoranabuhanga, dukoresha Google Meet, dusenga ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu, dusenga ku mugoroba saa 2:30 z'umugoroba tukagera saa 4. Hanyuma baraza kuguha gahunda, barayifite aho bayikwereke. Hanyuma dusenga ku mugoroba, ariko mu gitondo ho dusenga buri munsi. Buri nibature ya mu gitondo kuva saa 11 tuba turi ku munara dusenga Imana, abashoboye bakaza, tugira ibihe byiza cyane. Hanyuma nubwo dusenga, ndabizi ko ibisubizo duhura n'ibisubizo byinshi muri ayo masengesho. Hanyuma ariko abwo dusenga gusa ngo turekeraho, dufite amatsinda dusengigamo. Tugira departema, iyo departema y'abagabo dusengera umuryango cyane, sengera umuryango. Muri iyi minsi turi kwiga ijambo rivuga ngo umugabo umuyobozi w'urugo, hanyuma n'umugore umutima w'urugo. Dukunda gusengera imiryango kuko mu muryango twahishuriwe ko ariho hari ipfundo rya byose. Umuryango iyo wagenze neza, urugo rugenda neza, itorero bigenda neza, igihugu bigenda neza, abadukomokaho tuba duteguye abazadukomokaho bese. Niyo mpamvu dutinda ku muryango cyane. Buri wa kane tuba turi mu mpuguro z'abubatsi ngo ku munara. Tukagira iyindi departema y'urubyiruko ariyo iyoborwa na mwene data Gabi. Nayo ni ngombwa gutegura abana bacu b'ejo hazaza, dutegurira itorero ry'ejo hazaza, dutegurira igihugu cy'ejo hazaza. Imana idufashe. Mu bintu byatumye Yesuwa abateoloji bamukritika nuko atigeze ategura ngo ategura abazamusimbura. Iyo niyo esheke Yesuwa yagize. Mu mwibuke ari ijambo dukunda kwigisha rivuga ngo ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ibyo tumushimira nicyo abateoloji bamunengera. Ngewe n'inzu yanjye kubera iki? Sharinga abantu bose bakorera Uwiteka. Imana ishimwe. Yesuwa amaze gupfa hahise habaho igihe cy'icuraburindi kuko atigeze ategura abazamusimbura. Niyo mpamvu twahisemo guhera mu rubyiruko kugira ngo tubategure, tubatoze ejo hazaza hazabe heza. Si ibyo gusa, dufite departema y'abadamu ikuriwe na mama Pasteur Ernestine. Nayo tugira umunsi wabo w'abamutima w'urugo. Ndumva intego zacu gusenga turejuru Ubaheburayo ibice 2 umurongo wa mbere. Igitabo cyandikiwe Abaheburayo ibice 2 umurongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo nzahagarara ku munara wanjye, nzakomeza ndangaguza kugira ngo ntegereze icyo ambwira. Intego yacu ni uguhora duhagaze ku munara. Haleluya. Duhagaze ku munara, abwo dutuje. Hari igihe Imana yatwise abarinzi, abakuki ibice 2 ku murongo waho wa mbere. Yagira umuntu hadusomera. Twifuza guhora duhagaze ku munara, turi abarinzi b'ubugingo bwacu. Cyo ni icya mbere. Turi n'abarinzi b'itorero, ariko turi n'abarinzi b'igihugu. Imana yatugabije imitima y'abatuye isi kuko dukorera ku isi yose kugira ngo tuyibere abarinzi. Imana ibahe umugisha. Hari uwahageze ngo hasome. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari n'umucyo ambwira, nuko azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Amen. Niyo ntego dufite, ni ugusenga ariko duhora duhagaze ku munara. Niyo mpamvu ari turejo, ntabwo tujya ducogora, duhora dusenga. Kandi imucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Intego dufite
mu ntego zacu tugira, dufite intego yo kubana kivandimwe. Ndasoje, yo kubana mu bumwe, yo kubana mu kivandimwe. Iyi mibanire twabonye ko ariyo myiza, tukabana nk'abavandimwe bikarenga ubushuti, ahubwo tukaba abavandimwe. Ryo ndaza kurisoma kuko ari ryo nsorejeho. Riri muri Filemoni igice cya mbere umurongo wa 20. Filemo igice cya mbere umurongo waho wa 20. Iyo bityo mwene data ubone nk'umumaro umwami wacu uruhure umutima muri Kristo. Amen. Haranditse ngo bibe bityo mwene data ubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo Yesu. Mwanyemera iryo jambo tukarisubiramo. Bibe bityo mwene data ubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo Yesu. Twifuza ko twabana b'umumaro, kuko umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makosa. Muri iyi gurupe yacu, muri ubu bumwe bwacu, bibe bityo bene data mbabonemo umumaro mu mwami wacu, hanyuma muze munduhura umutima muri Kristo Yesu, nanjye mbaruhura umutima. Idirisa nahura n'ibimugoye bimuruhije, azaryame mu gituza cya Alexi anduhukireho. Gabi muruhukireho. Alice ntatinye kunyidefraho, ntatinye kumbwira ibiri muri we kugira ngo muruhure umutima. N'abandi kubana mu buryo bwa kivandimwe. Twishimane n'abishima. Abafite ibirori tuzaza pe. Uzagira ibirori azatubona. Ndabibijeje. Uzaba afite ibirori tuzaza. Uko tuzaza kose. Ntabwo twabura icyo tuzana, nubwo twafata ikese ya fanta tukaza kwizihiza ibirori. Ntacyo bidutwaye. Icyangombwa ni uko hagera. Uzagira, turi mu isi yuzuye ibyiza, yuzuye n'ibyago. Uzagira ibyago nabo tuzaba, kuko mu filozofu umwe yaravuze ngo ibyishimo bifatanijwe biriyongera. Dufite intego yo kongera ibyishimo bya bene data. Ikindi arongera aravuga ngo umubabaro ufatanijwe uragabanuka, wo ntabwo wiyongera. Umubabaro ufatanijwe wo uragabanuka. Tuzagabanya umubabaro mu rwego rwo kwifatanya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nsoje mbifurije umugisha w'Imana. Sinabura gushima, kansoze nshima. Ndashimira Perezida Kariste. Uriya mugabo ni intwari, yabaye inkingi y'uyu murimo. Tuganira uyu murimo ujya gutangira, ntabwo yigeze atwima amatwi, ahubwo yahise yumva ko umuhamagaro wawe uje, duhita dukomezanya. Yarambwiye ngo ndi kumwe nawe. Imana imuhe umugisha mu munshimire. Kandi narabibonye. Njya gutangira umurimo twaganiriye n'uwitwa Kanzayire aba muri Suwede. Sinzi ni umwe mu bagore muri Bibiliya, tugira abagore b'intwari barimo Debora, ariko Kanzayire nawe ni umwe mu ba Debora bariho. Yanteye inkunga mu bitekerezo, arakubwira ati turi kumwe, kandi koko mukamuri kumwe. Urumva ntabwo azi kuvuga ngo tugende atagiye. Nubwo adahari ni mu munshimire, yabaye intwari kandi ibwira ko akomeje umurimo w'ubutwari. Do Bruxelles nawe twaravuganye icyo gihe, arambwira ati rwose turabashyigikiye, turi kumwe namwe. Urabona kugira ngo yemere ave mu Bruxelles atega indege aze kubana natwe, ni ikintu cyerekana ko yamaze kwitanga wese uko by'uyu murimo. Turagushimiye kandi umugisha cyane. Turashimira Raki mon frere, inshuti yanjye yakadasohoka. Raki ndamukunda kandi cyane, ntabwo agira ubudode, nta buyoka agira, nta bintu n'umuntu. Okay, muzamubona kuko turabanye, turi kumwe, n'imfura cyane. Ndamubashimiye. Ntabwo numvaga ko byamworohera kuza kuko nzi ko aba mu magurupe menshi, ariko arambwira ati mushumba wanjye, nshingiye ku mubano tubanye n'urukundo ngukunda,
turi kumwe 115%. Mumushimirire umusanzu we twarawubonye cyane. Gabi we umusanzu we turawemera, umusanzu wa Gabi rwose mu ijwi rituje arambwira ngo yego. Imana iguhe umugisha Gabi, nawe reka tumushimire. Yes. Nahera ruhande nshimira, ntabwo nabura gushimira umuryango wanjye batanshyigikiye, ntabwo natera imbere. Burya umudamu akubwiye ati wapi yakunaniza bikemera. Ushika umudamu ashaka kubyanga feri, yafata feri ukajya imbere y'abantu ukavangirwa ukajya uvuga ibintu bidakwiriye. Ari umushumba umwe niba yari yagize ikibazo avugana ku ruhimbi, ari ahantu ku ruhimbi ahita avuga ngo dusome mu bitabo by'ibyakozwe n'inkumi. Turashimira Nafu Jean Dodier. Jean Dodier ni inshuti yanjye y'umwihariko. Ibintu byinshi twagiye tubipanga turi kumwe, tukicana tukabipanga, yanteye ingabo mu bitugu. Ndagushimiye inshuti yanjye, Imana iguhe umugisha. Nibaguha amashyi. Turi kumwe n'umwayiti witwa Eugene uri ukurikira uri ku ikoranabuhanga. Niwe muntu wamfunguriye umunara. Niwe nasanze turicarana muri mashine tukajya tukabikora tugiye kubona tubona umunara urabana. Uyu munara dukoreraho wa Musenga Turejuru niwe twicaranye turawufungura. Dukorera rero kuri uyu munara, ariko dufite na channel yitwa Izabisoza TV, nayo ni yes, nayo icaye ibi biganiro. Imana ibamugisha. Reka nsoze mu rwego rwo kwishima, reka turase mu gufete no muhuro tugiye gukata no keke. banza ucane Ikeke turi kumwe n'abayobozi. Abayobozi baraza kudufasha, abakomite ndetse n'uriya mushumba araza kugira hino, hanyuma dukata no keke. Ikeke yanditseho za ntego zacu hano. Ariko nta kundi, hanyuma ariko hano handitseho Gusenga Turejuru. Kanzabe abakomite bigire hino badufashe madame ducane gukata ikeke. Yesu abamugisha. Hari aho biri buturike muze kwihangana. Wanda mucane nta kibazo. Hanyuma tufatanye namwe mwese murakoze cyane. Hanyuma bajye kudutegurira iyo keke mu gihe n'ubundi nta bindi turi bukomeze tutatwicara no gufata amafunguro. Reka nsabe abaziritsi baze guhita batuzanira n'icyo kunywa ndetse n'icyo kurya.
buri muntu wese aho ari kuri ntabwo ahubwo mwagisengeye nari mvuze ngo muryoherwe hanyuma ibindi ni bya data reka dukomere amashuri umuyobozi wese mu izina rya Yesu. reka dukomeje aho ngaho rero twifurije buri wese kugira peti semwa kiparire ngo ni jyewe uri kuvuga gusa uko zima reka dusengere umwanya tugiye kujyamo wo gushimisha imibiri no kurya murakoze twari Imana dusenge Mana turagushimiye ibirori byacu wari ufite umugambi kandi wari waradufashe amasezerano ugiye gusohoza turagushimiye uzaduhereze umugisha muri ibi birori ntabwo tugiye gutangira ibirori byacu turakurya wese ibyo tugiye kurya ukomande n'ibyo kumpande hanyuma uzadukomereze ibirori kugira ngo dukomeze gukomeza iminsi yose n'ibyo nizo tubone muri no kurya cyangwa muri no gahunda yacu mu izina rya Yesu amen.